uyu mugabo witwa Nibishaka mbere yuko bigenda kuriya yari yatanze ubuhanuzi ati Yongwe Harerimana Joseph nutihana kuvugana n'isi wa mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana Yongwe Joseph Harerimana Joseph nutihana ndahiye Imana nkorera Juste nudakizwa Ezekiel nutihana bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni nimutihana ni henezo pesefa nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu mukomeze mwenyegeze iki kibatsi cy'umuriro iki Imana iza kubakorera Perezida wanyu Yongwe ababanjirijeyo mwebwe rero nugutoragura kakubayeho ahubwo uranyibukije uteye ibuye nibuka ibintu cyo nagombaga kwihana n'ibi Imana yamugutumye nagombaga kwihana n'ibi ntabwo kuri ijambo ry'Imana gushaka umugati Tewo numuhanuzi kuko hari ibyo yahanuye birasohora amavuta yurayemera natwe tuzi ubuhanuzi bw'urabwemera natwe tuzi kandi kuba umuhanuzi ntabwo bivuga kuri marayika wacumura wagwa wagira gute kuko igiti kiriho amavuta inshishi zihora zirwana no kugitondagira 2018 na 2015 wibuke ko aribwo agiye nakwisangiye mu butayu samuduha niba ubyibuka ntago mbizi ntabwo nabyibuka icyo gihe nibwo wari umaze gukubitwa ambushi kudeta hano burarirwa iri gukorera Kimisagara uzamuka ruguru mu mashuri kwa rugagi kwa mutwe ku ntaraga yego Imana ikuntumaho umwana uzi waguhubuye mu munyinya uri samuduha ndi gusengera mu giti hejuru uri mu giti hejuru ndabyibuka ariko umwambura ubusukazuka batukarahira ati ndakabagwa ndakagira gudati ndabihanuye ndagakatwijose ntabwo uhazi okay nababwiye ngo sibyo reka mbikubwira Koroda aho yaraye harahari Mutesi wo bararanye w'umumama arahari Koroda avuga ko ibyo kukibuye sibanga Mutesi urashaka kwerekana ahantu hari timu y'abantu bagiye gushingura Mutesi yiri warira icyo Koroda ashaka kwerekana ni ikihe ni hotel baraye uvuye Kigali arira reka mbivuga ariko nkufite vabu bundi urashaka icyo bundi aramwe ati dore inkoni nguhaye bwa mbere ni inkoni yo kukwibutsa ko Bishop Gerard wataye inkoni akiri inkoni icya kabiri none se bahaga inkoni bese gato patari imika inkoni Bishop n'umukristo ashobora kuguha inkoni y'ubuhanuzi byo kukwibutsa oya bese gato maze nkubwira ahantu bira bintu mugani ko Nibishaka avuze ko ari prank bakinaga ubundi nkaje banamugarukira apostle security icya kabiri pastor yahaye Bishop inkoni ingofero mu mwuka uzi kisobanura amwe atacira ingofero wongera utwikira ubwambure bw'uruhanga rwawe rwasutsweho amavuta kuko uruhanga rwe rwari rwambaye ubusa yagomba kumwambika ingofero kugira ngo abone umutaka wo kwitwikira inzego ndashaka kumenya gutumenya inzego baze ngusobanurire pastor yimitse he Bishop inde pastor uri ni Bishop Gerard yimika abashumba Bishop wamwimika uri umukristo gari ba Bishop bamenye amavuta uri nawe bamenye amavuta barutwa n'abapasiteri ndagiye gusaba imbazi kuko amavuta yamenye ese buri yarashayishije arangije atacira amata agira gitereka kuko watakaje amata y'umwuka acira amata nk'amata y'umwuka ahubwo akantu kanshekeje kagira inkuru ni shokora n'urukundo shokora yumenye irimo kontribasi sibyo muhanuzi ariko shokora yaramubwiye ati wowe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe The Vibe TV ni The Vibe TV kuri The Vibe TV ducimaka niyo honyine gusa dufite amakuru atariho umukungugu ukuri gutsinda ikinyoma ni muri stade hano ndi kumwe n'umuhanuzi rero Tewo uraboneza amahoro ufite vabu nta kibazo ko mbona ufite ubwoba ntabwo hano rero hagomba kuba ari vabu
Vibe. Twakiriye mu kiganiro turi kumwe n'Impanuro TV. Yego. Na iriba ry'abera TV. Niriba ry'abera TV. Turi kuri The Vibe TV. The Vibe TV. Asi twakiriye Impanuro. Mu izina rya Yesu turishimye. Ndashaka akantu tugasubiremo. Nakwiye kano kantu ari nkakumbuye. The Vibe TV. Oh! The Vibe TV. The Vibe TV. Kuri The Vibe TV. Yes. Niho honyine gusa dufite amakuru Umuceri umukungugu. Tumena umuceri iwari. Tuvugisha ukuri tukamena amabanga. Twakiriye Theorine. Theo uraho neza? Amahoro mushumba. Amakuru Ni meza cyane. Urumwe mu banuzi rero babicikiriza kuri social media. Uravuga ibintu uraho. Yes. Deka mbashimira cyane Apostle ko mutwakiriye. Ndanezerewe cyane ko muri studio za The Vibe TV. The Vibe TV. Apotre Yongwe yaje mu isura nshya. Ubundi uyu niwe Yongwe abantu benshi bifuzaga kubona ibintu bimeze neza cyane. Theo nishimiye kuba ndi kumwe nawe na Apotre Yongwe. Baravuga mu kinyarwanda cyiza ngo ikintu ubona kidashoboka jya ugitega igihe. Kuko ngo nicyo wubatse utitaye ku gihe igihe cy'igisenya ntacyo cyitayeho. Wow. Niyo mpamvu uyu munsi rero ngize umugisha wo kuba nicaranye n'aba bagabo bombi. Apotre rero mu kutwakira ni kimwe ariko reka tubaza twakire umuhanuzi Theo abanza tubwire ukuntu ari kwiyumva muri studio za The Vibe TV. Theo Yesu ashimwe cyane. Yes ahimbaza. Urakomeye? Ko umuntu ufite ubwo mugani wa Apotre. Apotre mukoreho twumve ko natari gutitira. Bya bintu by'amashagaga bigomba kumanuka. Kumanuka kugira ngo afate inama n'imuguru. Ariko urabona ukuntu asigaye yambara neza pose. Era kurukweto. Iki kibuga ni cyiza. Iki kibuga urakibona? Kibuga ni cyiza. Urabona ukuntu yambaye neza cyane. Vuga bike ni umuhanuzi abahanuzi bavuga bike. Bavuga ariko bavuga Imana ivuze. Iyo mya taravuga nta kintu baravuga. Okay. Yego, tugiye kubana nawe muri iki kiganiro rero nishimiye gusaba abantu badukurikiye kudukurikira muri aka kanya ariko mbere yuko dukurikira banza ukande subscribe. Siko bimeze maze numara utange na comment yawe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Iki kintu ikigenera cyifuje kigenera gishatse none Imana igize gutya irabikora cyane. Apotre uyu mugabo witwa Nibishaka mbere yuko bigenda kuriya yari yatanze ubuhanuzi ati Yongwe do Yongwe Harerimana Joseph nutihana kuvugana n'isi wa mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana Yongwe Joseph Harerimana Joseph nutihana ndahiye Imana nkorera juste nudakizwa Ezekiel nutihana bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni nimutihana ni henezo pesefa nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu mukomeze mwenyegeze iki kibatsi cy'umuriro iki Imana iza kubakorera. Perezida wanyu Yongwe ababanjirijeyo mwebwe rero nugutoragura kakubayeho ahubwo uranyibukije uteye ibuye nibuka ibintu byo nagombaga kwihana n'ibi. Imana yamugutumye nagombaga kwihana n'ibi. Bamfungiye amaturo nawe urayarya. Turebe kuri telefone yawe bamfungiye gusaba ituro nawe urarisaba n'iryo kote wambaye n'ituro. Sibyo? Ntabwo ari ituro. Ntabwo yemeye kwakira amaturo. Nta muhanuzi yemeye kwakira amaturo. Ko yambaye nk'umuministiri acuruza iki? Nta muntu nyanaka amaturo. Ucuruza iki? Ni waka amaturo. Kuko warayobye. Ntago ndi umushumba. Ihane niba utaka amaturo warayobye. Ntago ndi umushumba. Nubuyobe. Nge ntago ndi umushumba. Nturi umushumba. Aha. Turaza kubyumva neza cyane. Twikomereze. Theo ndashaka ko urumwe mu kumenyekana cyane mu byo wakoze byagiye bitambuka cyane abantu bose bagiye bakurikira ni ikintu hanuye amajoro abiki kwakirasohoye kuri Apotre Yongwe. Gwari uri gutanga umuburo kuri we uyu munsi wikabye ibyo yahanuye ni ibiki? Yaravuze ngo Yongwe nutihana Yongwe akavido kagaruremo Yongwe ubuhanuzi rekera mujye mubeshya abantu batazi iby'ubuhanuzi. Reka muhaga kanya abanze kwanza nakwibwirira niyanaga ibiki yagiye guhanura kuri social media nta numero yanjye yagiraga. Byo babyita gutwika. Yaraguhamagaye ntabwo witabye. No. Yaraguhamagaye ntabwo witabye. Ni The Vibe. Ntuve mu kiganiro.
bahita kuri ntuve mu kiganiro no Imana izabaha ubuhanuzi bwa Yongwe aho mwabusanye iwanjye mu rugo mufite nomero yanjye ya telefone mubujyane mutere kamera kurara rumego n'ubuhanuzi muba mwabwangije mubazi impamvu atabukuzaniye utabuzanye ukabujyana kuri social media ahubwo wabaga hehe inde wowe niba utarabaga kuri social media nagusanze hehe ese oya teo oya ngo biriya nugupima no tandukanya guhanura no gupima ubundi wakwigishije guhanura ni reka tuganire dusasa inzobe so reka tuganire yego dusasa inzobe amavuta y'umuhanuzi na ya apotre yego harimo difference harimo itandukaniro uyu munsi ndi kumwe n'umushumba ndi kumwe na Apostle Yongwe uramwemera amavuta ye just now abo ngewe njya nicarana n'Icyongereza cyaraje wowe sa nusigaho kivuga kuko na mbere na kare ari Nyarugenge kurinda ubwo agera Horeb Church ni umugabo nubahagana n'ubu kandi haleluya n'amateka sinje kumwubaka ariko sinje no kumusenya cyane ko ni umwe mu bana niyo nahanuraga niyo bambazaga kuri debaye nta hantu nigeze ngaragaza kote febre kuri Yongwe mu mavuta kuba naraje ngahanura kuri social media ngo ihane nubwo butumwa narinzanye kandi Apostle birashoboka ko nagombaga guca inbox nkaguha ibyawe ariko ntekereza ko ikintu cyakubayeho ntabwo ari icyo kwishimirwa ariko irigorora riri mu gihugu cyacu ntekereza ko ibyakubayeho hari n'undi byabereye isomo cyane ko ntiwafunzwe nuko hari uwo wateye inda wafashwe wiba no rero Imana kuba nafunzwe n'ibyo niseye yes wow kandi nta mugabo udafite ibyo yizera I know problems Aposa ari gukora istata burenge ariko kurusha ururimi ko nzi kujya wiyamini mukubita ijambo ry'icyongereza muri twigende nzi kujya wiyamini ya The Vibe twakubonye muri za Dubai na Mara iyo ubonye umuntu ahawe ubuhanuzi n'Imana akajya kuvuga kuri social media atanyuze mu gikari kugeza ubwo umuntu ahabwa aza akavuga ubuhanuzi bwa representa bwa bishop bwa pasiteri cyangwa bw'urugo rw'umuntu ubyemera gute mu myizerere yawe ndagusubiza mu buryo bubiri hari gushaka kumenyekana yego k'umuhanuzi cyangwa k'umupotere cyangwa k'umupasiteri aho rwose uvuze ukuri hari n'uburyo uwo muntu aba ariho akunda kugaragarira rimwe na rimwe reka wenda nkubwize ukuri hari abantu badusaba audience bakayitwima kuko tukiri ku rwego rwo hasi suko urwo rwo hasi habwo hari igihe umuntu aba yumva nk'umuntu w'ikirenga akavuga ati aba bantu sinanabakira sinanisharana nabo ni byiza biko ha poso sinakicarana na runaka uriya araciriritse nta mpamvu ako gasuzuguro barakadusuzugura noneho kugira ngo ugirane urubanza n'Imana rero n'ubundi ububizi ko nujya ku rubuga uri bumubone byange bikunde hari ubwo tugenda tukabisandariza hariya nyamara bitari ngombwa tukerekana ubwambure bw'ababyeyi kandi bitari bikwiriye noneho nkavuga ngo namuhamagaye aranyihorera noneho yafashe decision yo kumbroka rero reka nyure ku murongo akunda kunyuraho abariho nyuza message ye ndabizi iramugeraho iratambuka uzumva bakunda kwiremanta ngo kubera iki atabinzaniye inbox akabijyana ku mbuga nkoranyambaga washimye rero ko bijya ku karubanda icara bakubone niba naraje mvuga ni Yongwe Harerimana Joseph ntabwo ari uko kwibasira urabizi 2000 kombye 2010 na 2008 2015 wibuke ko aribwo agiye nakwisangiye mu butayu samuduha niba ubyibuka ntago mbizi ntabwo nabyibuka icyo gihe nibwo wari umaze gukubitwa ambushi kudeta hano Barahuye iri gukorera Kimisagara uzamuka ruguru mu mashuri kwa Rugagi kwa Mutwe ku Ntaraga yego Imana ikuntumaho umwana uzi waguhubuye mu munyinya
uri samuduha ndi gusengera mu giti hejuru uri mu giti hejuru ndabyibuka ariko ntabwo namenyaga ko ari wowe ko njye naragurutse njyanye mu munyinya hejuru wari darapte mu kirere just je narazamutse musangamo nk'inkende tumanuka hasi wenda si ngombwa kuvuga ibyo nahanuye ariko narakubwiye ngo mu bantu Imana igiye kwamamaza isika kumenya urimo humura ntabwo uri busebe ikindi ugiye guca kwitangazamakuru rikomeye Imana irakumenyekanisheje ndakubwiza ukuri uyu munsi rero nuba poso wa nyawe uramituro none wicaye kuri The Vibe none ubungeze kuri The Vibe wicaye muri Yongwe TV believe then more yes believe then mu kinyarwanda bishatse kuvuga mu bantu bakunda Yongwe bombo mu bantu bakunda Yongwe mbamo kandi mu bantu bamugiriyeho umugisha ari Nyarugenge mu cyumba cyo kwa gatatu ndimo numwe mu bantu bampanuriye ko Imana inkuyeho umufumo wa bodaboda niwe wabikubwiye yego apotre yo yego icyo gihe rero wasaga nk'agahuza kesha umugobe yasaga nabi wenda mfite amateka ye menshi ariko atari mabi kugeza ubwo umuntu yanyibye Bibiliya yagiye gusengera ku Gitega Imana irambwira ngo genda ubaririze ahantu hari urusengero rwitwa Horeb Church uhagarare ku marembo ameze nka porotayi urumva ahantu hari igisirimba cyinshi Bibiliya yawe urahita uyibona nuko namenye rero kuri Horeb ndinjira iyo yinjiraga my friend impano yo guca bugufi niyo mpano ya mbere yarangwaga Harerimana Joseph then akijya kubwiriza umuntu wese yabaga azi ko agiye kuvugana n'Imana gutyo yego na n'uyu munsi ariko okay umugore w'umuhanuzi ugiye ukurikira hanyuma buretse gato rero aka kanya kuba ndi kuri Yongwe TV na The Vibe TV wow yes namusubize mu cyongereza ariko aposo rero ndanezerewe abenshi rero bumvaga ko Nibishaka Theogene yibasiriye amavuta no aka kanya ni umushumba ni umubyeyi yandambikaho ikiganza yansengera bibaye ngombwa yanyimika bibaye ngombwa kuko iyo titire iracyuzuye titire ye yujuje ibisabwa ifite ubuziranenge ntiyakoze divorce nta wundi mugore yinjiye nta bana tubona hanze so I'm very smart okay yes twemera yuko inshuti za The Vibe na twebwese mwese muri kutwumvana Impanuro TV na iriba ry'abera TV reka tubabwire ngo turi hano nyine mukurikire tubahesho muni mubona twambaye izikuteri mukabona twambaye ingofero nuko show yacu tuyitanga yego nimugura ku mugoroba w'uhanuzi turatwambaye costume nado kwafata costume zo mu mugoroba w'uhanuzi ngo tuzizane gutanga izi show dushobora guhindura isura umurimbye ravuye ngo iyo mumbona wikamba ndimo ndashaka umukati yego pastor ntabwo ari kuri ijambo ry'Imana gushaka umugati Theo ni umuhanuzi kuko hari ibyo yahanuye birasohora amavuta yurayemera natwe tuzi ubuhanuzi bw'urabwemera natwe tuzi kandi kuba umuhanuzi ntabwo bivuga kuri marayika wacumura wagwa wagira gute kuko igiti kiriho amavuta inshishi zihora zirwana no kugitondagira ariko kandi turi hano muri The Vibe pasi komeza ijambo reka ndashaka kubaza ibibazo bigeze ku 10 nateguye byanjye bitinze biraza kugera kuri 11 ikibazo cya mbere kiragira kiti uyu mugabo Nibishaka nabonye umuntu witwa Pastor Mutesi atishimiye ibintu yavuze kandi nawe nabonye usikiye Mutesi ariko mbona ko ari kunenga Mutesi we ibyo arimo aravuga aposo kuba Nibishaka yaragaye ko Mutesi aba kame nkabyinane aba kagatebo kayorivu buri muntu wese azanka Mbabarira ejo mu gitondo akava yakamutuka ngo umucira we wihorera ya umuhaye ngo subirane ibyawe ibintu nk'ibyo tukatwarabonye n'abandi bantu bagenda bikoreye agafurumba gutya bagiye ngo gusaba ngo imbabazi no gusaba karibu tukona byateje ikibazo hari kosa Nibishaka yaba yarakoze kuko nabonye uruhande wafashe mbona rutandukanye n'urugo Nibishaka ahagazeho ya makosa Nibishaka yakoze ibintu bya Mutesi buri gihe abishyuhamo cyane
si umuhungu wese hari abantu babiri muri iki kibuga umuntu witwa Pastor Claude ndumva utsinda abantu ntuvuze kuvuga Pastor Claude wamutenze umuntu witwa Claude vuga gutyo niyo nzima Claude narangije wamurangije sibyo hanyuma Claude ngo tuyatuvuga Claude ubu pastor twabumwamba hanyuma n'uyu umuhanuzi we ntabwo turagera ku rwego ubu namuhamagaye kugira ngo ndebe uko yitwara muri iki kiganiro niba yamburwa indahiro niba umwongera grade niba tumuha impugu umugambi wa Devibe ntabwo ari ukwambura abantu inshingano umugambi wa Devibe ni ugutanga show no kubwirana ngo hari uko bishobora gukorwa umuntu witwa Claude rero n'uyu Nibishaka umunyamakuru w'ikaze TV ahubwo mumbariza impamvu abishyuhamo njyewe icyo twarakiganiriyeho ahubwo we mubazi kimumbarize akunsubirize kuki ushyuha mu bintu bya Mutesi cyane wowe ashyuha mu byawe ndamukundaga cyane how tell me news how do you feel okay ni umumaro kuri nje ni umumaro kuri we umuntu w'umumaro kuri wowe umwambura ubusa ukavuga bati ukarahira ati ndakabagwa ndakagira gudati ndabihanuye ndagakatwijosi ntabwo uhazi okay nababwiye ngo uyu munsi ndi hano aho ni waba waraterese Mutesi ahubwo akakubwira ati toka satani amavuta yanjye ntabwo ajya ateri ntabwo anyemerera guteritana kumuhangara ngo musabe urukundo okay none ariko wari ugusabye wakwemera ari ugusabye wakwemera jewe ari ugusabye ntabwo tungana okay umuntu utahangara rero ushobora guhamagara telefone yawe akakwitaba iyo ugiye leta ndarahiye kara ubutanga show cyangwa ibyo uvugo babibwiwe n'Imana right nukuvuga ngo rero naco wambaye nicyo gituma wambajije kare ngo kubera icyo utaciye inbox ngo unzanire ubuhanuzi bwanjye inbox hari inzego hari ingo zifite amaporotayi twe tutemerewe mutemererwa noneho hari n'imbwa zirinda hari n'abasekirite hanyuma rero iyo twebwe duhamagaye tugakomanga tugasanga amarembo y'umurwa mwarayubatse mushiraho n'ibizingiti murakomeza tugerageza gushaka ahantu hose mukorera nari kuba mfite icyaha yaza kuba atari umuyutuba nk'abandi none se Mutesi waba waramuhamagaye yanga kukwitaba warahagiye imbwiramuka okay kubera ko ejo nakoze ikiganiro kiri exclusive interview kiclosinga ku buzima bwa Mutesi hano kuri Devibe ntago ndi ready kongera kwinjira kuri situation ya Mutesi ariko aposo nge ndacyane ndafite amatsiko nubwo biclosinze ariko hari ibyo agomba gusobanura yavuze siko bimeze icyambere ibyo nyine warumubajije kuki avakunda kwiruka mu bya Mutesi ngire ngo yagusubije kuko aramukunda aramukurikirana cyane akunda avuga yuko hari igihe Mutesi yubatse porotayi hari uburyo ashobora kumushaka ntamugiriho ariko se mu byo kuri tewo Mutesi wamugezeho uramuhamagara yanga kukwitaba ko yitaba abantu bose ntago bikunda ntabwo akwitaba tewo yambwiye ko yamubrotse ntago bikunda n'ubundi bloke kuko wenda mu magambo make nubwo navuze ko ntashaka kumugarukaho sinshaka kumugarukaho bigaragara nko kumwataka cyangwa se kumusesereza Monsieur Joseph hari uburyo uba warabanyemo n'umuntu imyaka myinshi igihe kitari gito hahandi ushobora gukomeza gutocaringwa ku mazina y'umuntu runaka ugashiduka rero uvuze n'ibitari bikenewe wenda wibwira ko ushaka kwereka abantu kuri cyane ko kuri kwinshi kuraryana kandi kugwagurukiriza abanzi benshi Mutesi ni umuntu personal mu buzima bwanjye wenda bidafite aho bihuriye no kwinjiranamo cyane ni umwe mu bamama mu gihugu cy'u Rwanda bantwaje umusaraba mu gihe cy'ubutayu yakoze ibyo yari ashoboye gukora rero ni ukuvuga ngo ikibi kigeze kuri Mutesi kingiraho ingaruka tukiri aho ngaho sibyo muri ndashaka kubaza aposo iki kintu hari ikintu yavuze Mutesi ngo ariyandagaza
icyo kintu wowe ukivugaho iki nka poso yo none se Mutesi yiyandarika gute kuba yafata Mutesi gabanya umutwe munini oya nanjye aposo sibyo kuba Gerard yaragiye gusura Mutesi ni umunyarwanda mugenzi we ni umupasiteri mugenzi we Gerard yujuje imyaka 18 Mutesi yujuje imyaka 18 kwa Mutesi haragendwa yamuhaye cyambere cyashakuje ngo yamuhaye inkoni icya kabiri yamuhaye ingofero icya gatatu yamuhaye shokora icya kane yamuhaye urukundo yamuhaye amata sibyo reka ngusobanurire Gerard nk'umuntu yakoze ibiganiro byibasira Mutesi pasiteri Mutesi ntabwo yiza bikora yatumye Gerard agiye kwa none yaragiye gusaba imbabazi kubw'ibyaha yagendanye na Korode igihe kinini yagendanye na Korode akorana ibiganiro na Korode byibasira Mutesi Korode aramwango Korode yanduje Gerard agiye kwiga hanyuma rero Gerard asenze umutima uramurya kuko amasengesho ya Mutesi sibwo bwa mbere akora ku bantu bakajya gusaba imbabazi hanyuma Mutesi aratekereza ati icyo areba inyigisho aza kwigisha Gerard iya mbere amuha inkoni aramwe ati dore inkoni nguhaye bwa mbere ni inkoni yo kukwibutsa ko Bishop Gerard wataye inkoni akira inkoni wataye inkoni yivuga butumwa ujya muri showbiz akira inkoni niki inkoni isobanura icya kabiri none se bahaga inkoni mbese gato pastor yimika inkoni Bishop n'umukristo ashobora kuguha inkoni y'ubuhanuzi cyo kukwibutsa oya mbese gato maze nkubwira ahantu bira bintu mugani ko Nibishaka avuze ko ari prank bakinaga ubundi nkaje banamugarukira apostle security ndasimbuka babafunga simbuka babafunga icya kabiri pastor yahaye Bishop inkoni ingofero mu mukuzi kisobanura amwe atacira ingofero wongera utwikira ubwambure bw'uruhanga rwawe rwasutsweho amavuta kuko uruhanga rwe rwari rwambaye ubusa yagomba kumwambika ingofero kugira ngo abone umutaka wo kwitwikira inzego ndashaka kunya gutumenya inzego baze ngusobanurire pastor yimitse he Bishop inde pastor uriya ni Bishop Gerard yimika abashumba Bishop wamwimikuru umukristo gari ba Bishop bamenye amavuta uriya nawe bamenye amavuta barutwa n'abapasiteri yagiye gusaba imbazi kuko amavuta yamenye ese buri yarashayishije abo ngabo se nta uza kunyataka jewe ushaka kunyataka nzamuhamagara no kuri The Vibe hanyuma azabisobanura isi n'amahanga ndakubwiza ukuri no icya gatatu ashaka inkongoro ebyiri witwa Korode rero waje ufite isoni z'ibiganiro wakoze n'ikimwaro njyewe sindi kimwe nawe ndagufunguriye ariko wihahamuka dore ko ugeze kwa Mutesi ukareba inzu ukareba inzugi ukareba saramanje ukareba isuku ihari ukareba sharidi ihari ushobora no guhita uhungabana wavuye dobandi wataganga sibyo arangije atacira amata agira gitereka kuko watakaje amata y'umwuka acira amata nk'amata y'umwuka ahubwo akantu kanshekeje kagira inkuru ni shokora n'urukundo shokora yumenye irimo kontribasi sibyo muhanuzi ariko shokora yaramubwiye ati wowe kuri shokora ibyaha byose biraryoshye wongera uryoherwe n'ijambo ry'Imana wongera uryoherwe ugira amahoro woye guhungabana ariko apostle basi ntabwo wagiye kwa Mutesi naho nagiye nta muntu urajya kwa Mutesi havata nyweye amata nta urajya kwa Mutesi havata nyweye wagiyeyo nagiyeyo nyine ugiye kureba iki inde ngiye gusura Mutesi mu ruhe rwego inde wowe mu ruhe rwego nka Bishop ngiye kumuhugura nka Apostle ngiye kumuhugura warya kumuhugura iki ni wona yari yatanye inde ariko nari ngiye kumukomeza yahuye n'ibyago ibihe byago nari ngiye kumubwi no ibihe byago ntukajye umvugisha amagambo nanjye ndashaka byashobora kuva hano ni kuri The Vibe TV Impanuro TV Ihema Ryera TV gabanya umunwa reka nkubwire nutuma umva uretse gashaka kuzamura volume muri iki kiganiro ndashaka nge tujyane mahanga hane ushinzwe kumbaza kandi mwatangiye kumena ibanga sibyo ushinzwe kumbaza ibyo impamvu nayo ngiye kwa Mutesi uzimbaza nkande kubivuza naze ko wagiye uzimbaza nkande wenda najyanyeho na Bibiane wenda najyanyeho n'abana banjye Mutesi ni umugore ufite umumaro waravuze ngo yaragize ibyago umutondagira gute umutondagira impamvu nakuzaniye umugabo Nibishaka iriba ryabe arava yihariye ndabona yabuze ibyo avuga arava yihanye ariko si bwakwicarana na The Vibe ifite uyu munwa arihana ndashaka kwibaza ikibazo kimwe yaravuze ngo
kuko Mutesi yamureze ibirego byinshi avuga ati Wabivuze ninde? Mutesi yabwiye Abanyarwanda ati uyu mukozi w'Imana uri kuvuga ibi ngibi nta nubwo yigiza ntabarigene nagize ibyago uyu mugabo baramurahira ati ntabwo nari kugutabara mu gihe nta byago njye nzi wagize uyu we yagiye gutabara muri Amerika kwa Muziranenge ntabwo yagiye gutabara i Masaka kwa Mutesi kuko umugabo wapfuye n'uwa Muziranenge ntabwo yari uwa Mutesi ibyo byago ubisobanura gute ko Rusagara yabaye umugabo wa Mutesi mu gihe umuhanuzi uhanurira Mutesi yavuga ko uriya mugabo ari uw'ikinyoma Mutesi yamwibye uwitwa Fani sobanura ibyo byago Mutesi yagize bidusobanurire n'abantu bumva uburemere bw'ibyo ngibyo Mutesi yakundanaga na Rusagara ariko yaramwibye undi Fani yarashimuse sheri yateye gapapu abapasiteri batarana gapapu bo duhano tubwire inde gapapu yahise yaragupapuje reka nibishaka bivuge nadusobanura ahubwo uburyo agenda akabago Mutesi yateye gapapu ikiganiro kiri ku mpanuro kwiriba ry'abera naho kirahari apapura umuntu se reka mbikubwire ese baretse akivugira ko aha nyakubawa yavuze ko atazongera kuvuga sinshaka kumucumuza hari bo jewe Theogene nibishaka abantu bari kumbona kuri Yongwe TV The Vibe TV byose hari amavuta ubundi wowe nka Harerimana Joseph wow ubu tugiye mu mutsi ntago wanshobora ariko mu mavuta Yongwe azikarata afite maro yego rata ntabwo nagushobora rata ndashaje dore uruhara dukomeze urwo ibyo ni itoto so uruhara ku ngumi uwo wari uriwe kera ntago ari we turi kumwe hano ko mu buryo bw'amavuta ce n'est pas possible ntibishoboka mu Kinyarwanda nibyo twige uyaza amahame yo mu mwuka buriya amavuta ntago ari ikintu upfa guhangara uko wishakiye umutambyi yakosa umutambyi yateshuka ibisonga bigakumira kereka iyo umutambyi wamaze kumenya amakuru ko Imana imuciye ku ngoma icyo yakagukubitishije Imana iba yamaze kucyangiza ikagikuraho ari nayo mpamvu rero aka kanya ntago Mutesi Imana yamuciye ari nayo mpamvu kuzana ibintu bisa no kumumenyera cyane gushaka kumwadukira I know ntabwo ari byo ibyo nabivuze ku buryo byambabaje wenda ngisobanure hano ariko kidafite aho gihurira no kongera kumutocinga Mutesi ni umumama ufite impano y'igikundiro gusurwa n'abashoboye n'abadashoboye abashobotse n'abadashobotse n'abashobotse nubwa si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu urugo rwa Mutesi rubaye akarima nakwita ngo kame nkabyinane na karima kakamenyero umuhemukiye umusebeje umuhimbiye inkuru zitabaye umuvuza uko ashaka uko aryama n'uko arya akagaruka ati akira ururabo umbabarire rero icyambabaje ntabwo ari uko Gerard yagiye kwa Mutesi cyangwa Mutesi yahaye karibu Gerard I know nuburyo we iteka ryose bahora bamutega iyo mitego bamukiniraho agapira bamukomeretsa bagahindukira then ntibakebwa ngo bimenyekane ntibanagwa ngo bigaragare iteka ryose bahora bamukina pranka yo kumusaba imbabazi ari nayo mpamvu ahite nawe nanabibona ari nabyo byatumye mvuga nkavuga na Kari Murori Gerard ni Bishop ni Kabiragani ubwo ntabwo arongera kwimika kuko apostle ko yamenye amavuta ubwo ni Gerard usanzwe we ni ubizi niba yaratandukanye n'umugore agatabana ntabwo akiri rero impamvu niba yaratandukanye n'umugore agatabana ntabwo Bishop wabuka ni Gerard yitwa Bishop wataye abana batanu ubwo nawe biba bya yitwa Gerard Bishop akiri Bishop mujye mwango akiri Bishop niba koko yarataye umugore n'abana batandatu cyangwa batanu akaba yaragiye muri ghetto ubwo biba byararangiye nta Bishop wabuhari nta buhanuzi nta Bishop kereka kutubwira ati mujye kunyiranura n'umugore wanjye nsubire mu bana rero ikintu cyankomerekeje Mutesi aka kanya kumutwikurura kuri jewe ntibyemewe ntago ngewe ndebe ikibi kibaye ku muntu ndebe icyo yamariye mu gihe twari turi kumwe
rero ntugatakaze umuntu w'umumaro uhubutse mu gihe Imana itaraguha undi umusimbura. yego ni ihame. N'aka kanya nicaye aha ndabizi ko Mutesi mubanzi mfite nta urimo, nubwo navuze biriya naza gutuza akabiyungurura ndabizi. Oya nadahabwa amakuru akiyumvira. Yes. We nibatamubwira we agafata ikiganiro akagifungura akacyumva, araza kumva imbogamizi nagize. Kumbaza ngo kubera iki ibintu byose bibaye kuri Mutesi ubyivugurutamo. Ubishyuhamo. Mutesi ubishyuhamo. Niko nakubajije. Bingiraho ingaruka kubera amarangamutima yanjye ariko negative deny. Kugiraho ingaruka Mutesi niwe cyangwa Mutesi we Mutesi mubanye. Niba se umutima uterera muwe yabura gute kugira ingaruka? Aterera muwe gute? Buretse gato. Kuko yamutwaje umusaraba mu gihe cy'ubutayu. Ntago natakaza Simoni wanjye bira mupango. No. Uyu munsi niba ndi kuri The Vibe nkaba ndi kumwe na Apostle Yongwe ukiri mu nshingano, kabone nubwo insengero zifunze, ndakubahira kutataye urugo, ndakubahira ko utigeze wiyambura umwambaro w'ubutambyi. Oya ndi umushumba. Soke. Icyo rero kikwemerera kumvuma umuvumo kamfata, kikwemerera kumbwira ngo wa mwana we pfukama hano nkurambikeho ikiganza ugaca bugufi. Nkaca bugufi. Suko tugiye mu mutsi ahubwo turebye level y'amavuta. Rero Mutesi ikintu kiri politikoma mu kuntu ni uburyo Gerard ari kote ya Korode, kandi ibintu bamazemo igihe bubaka agahindukira gasa n'ushaka guca mu myanya y'intoki ya Korode, akamanuka kikubita hasi agatemba nk'idenesi ijya kwa Mutesi. Ni tagetoma yo kwihorera kuri Korode kugira ngo noneho buriya Korode kambifate nk'intumwa yatumye Gerard kwa Mutesi kujya kwiyoberanya muri ibanga. Yes, intumwa y'ibanga muri za mbabazi zabo zidashinga zihoraho aho ngaho zabaringa, kuko barantu bateze gukebwa n'umunsi warimo. Korode na ubwo mvuze gutyo muri ntibashobora gukebwa n'umunsi nyine. Isaha n'isaha rero ntimutungurwe no kubona Gerard agarutse akavuga ati ni ukuri Mutesi twari twabipanze gutya, Korode uri inshuti yanjye, abuza amerekezo abonye abantu bose bamuhaye. Akasubira birashoboka Poso. None twabona Gerard ahindura ururimi. Muri wowe uhanura biriya cyangwa uvuga ikiriya kiganiro wakoze, wowe n'umutima wawe n'ibitekerezo byawe, yaba ari Mutesi uramuzi, Gerard uramuzi, n'uwo Korode uramuzi, sibyo? We biri ubibona ko Mutesi ashobora kubana na Gerard. Iyo riske yayifata. Ariko Brett amaze gukora ikiganiro cya kasa mutwe mu kanya. Inde Mutesi Part 2 yakoreye ahantu yatangaje ibindi ejo bundi. Yeruye ko yari yapostinze avuga ngo kugera ku kuka kanyuma nzaba nkigukunda nkukundwa akazi. Abyandika kuri Gerard. Mutesi none se ko boretse gatoya posta y'umuntu gasobanura Gerard, iyo ako kane ya postinze karimo ifoto ya Gerard, kari ifoto ya Gerard yanditseho iyo magambo byo bita caption. Arangije kandi uyu munsi wa none yavuze ngo Gerard ndamukunda kandi nzakomeza kumukunda. None muri bande mwivanga mu rukundo rw'abantu, niba Gerard aciriritse Mutesi akaba ari hejuru, cyangwa Mutesi akaba aciritse Gerard ari hejuru. Ya y'umuntu ari hejuru ashobora kuzamura undi, turabyemera. Urukundo rwa Gerard na Mutesi kwivanga mu bintu by'abakundana. Mwirupimura rero. Jewe icyo mvuga naranakivuze. Navuze ko umuntu nananirwa gucuruza ngo ajye mu iduka. Mvuga ko umuntu nananirwa gukora akazi ka leta cyangwa akabiro yiwe, akaza mu muhanda akenyere bamuvuge. Bamwote umuntu abayizanye. Kandi narize n'ibitekerezo by'umuntu biremewe, kuko itegeko ryemera umuntu ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ashaka ariko bitica amategeko. Ariko jewe nkibaza ngo wowe ubwawe, jewe ubwanjye nkibaza ngo kandi uyu nawe ibyo avuga ku ruhande rumwe birumvikana cyane. Ese ko ku muntu umuntu umwe azaza gusebye ku wa mbere nzanye ururabyo, nk'ubu hari batatu twavuga muri iki kibuga basebeje Mutesi, tugiye kubona tubona bagiyeho n'ururabyo, bagarutse nanone bati twakinaga, nanone bagarutse bati twakinaga. Ahubwo
tugaruke koko Mutesi yaba ari umuntu kuki mutabona Mutesi nk'umuntu ufite imbabazi nyinshi ubabarira uwamuhemukiye ubabarira indyarya ubabarira abagome none tukamubona nk'umuntu ibyo yakoze wende yakoze nk'ushaka kurongorwa cyangwa ibindi ikindi kuki ibyo Mutesi yazanye abantu usanga mumukubitisha iby'abagabo Mutesi niwe mugore ukeneye umugabo wenyine muri iki gihugu ahubwo se reka nkubaze kuki inkuru za Mutesi mu bagabo zisajya zirangira inde inkuru za Mutesi mu umugore mwiza none se abagore beza bose abishishi zizananirwa gutondagira igihe none se tuvuge niwe mugore mwiza suri muri kino kibuga niwe mugore mwiza wenyine udafite abagabo Mutesi kuba ari Mutesi mwiza icyambere ni umukozi w'Imana icyakabiri ni umugore mwiza icyagatatu afite igikundiro nese kuba bamuterese ni ikibazo ntabwo ari icyo kuko niyo tugiye guhera ahashize ukagenda ukurikira amateka nagiye numva abo baziranye babanye nabo bagiye bavuga nkurikije ibyo Theo twaganira mu kiganiro nkurikije ibyo Korode wuhe muri hoteli Korode Kaze TV tugenda ibya hoteli uko ibyo hoteli urabizi ufite ubwanwa nawe uri umugabo ufite ubwanwa nawe uri umugabo ufite ubwanwa utanga ibitekerezo nk'ibyo buretse ngende kukubaza ngende kuvuga ibintu byavuzwe nga ndimo ndakotinga yavuze ngo iki Korode yasobanuye byuko ahubwo hari n'umugabo ngo witwa Rugano umugore we ngo yamuburiye Rugano avugamo ngo Timamu avugamo Pasiteri Faraswa hanyuma bimwe yakoze ikiganiro ngo Mutesi gurabyibuka ku kibuye tubwiriye hotel ahubwo iyo ndabizi kubizi indese Yongwe urabizi the vibe wikumvikani oya tubwira ibyo hoteli Mutesi nk'umugore w'igihomora ntabwo ari igihomora nimwumvikanishe Mutesi nk'umugore w'ikirara oya si ikirara nimwumvikanishe Mutesi nk'umuntu waryamana na Korode ntacyo yamupimira ari kuri mu biki niwumvikanishe Mutesi nk'umugore Korode umusiko yavuze nta wamufashe ibimenyetso by'ibyaha narabivuze ngo ni video icyaha kiri gukorwa ni message z'ubuhehesi ntaso mufite ibyo bintu by'amagambo byo kuza gusebanya twibutsa abantu ko bihanwa na Apostle reka gato maze nkubwire ubu aka kanya uramutse wiyemereye wowe ubwawe ngiye Apostle Yongwe nanyoye inzoga ndinde wo kuza guhakana indese wese yemeye ko yavuze ngo urabyibuka muri hoteli kuri hoteli yasobanura ibyo yibuka kuri ubusutwa kuri the vibe wa mukuru ubusutwa kuri the vibe ariko ubusutwa bwahe inde ahubwo nashaka kumenya ibyo hoteli umugabo ajyana n'umugore akaza kuvuga ngo twarajyanye wowe urabyemera te wowe wowe urabyemera je ne sais pas ngo twarajyanyira vanajyana ibintu ni ubusutwa bari inshuterega indese kuko inshuti zihe niba bafitanye amasezerano mu murenge bafitanye kontara y'akazi ariko pasi buriya reka mbabwire niyo mpamvu ugiye nababwiye ngo ntago ndi umwanzi wa Mutesi ndi n'umwanzi wa Korode niki kiri gutuma abantu bazana ibibi abantu bakoze ariko nibazane n'ibyiza abo bantu babakoze hanyuma bageze ku kibuye bigenze bite bateze Rwanda bafashe moto Korode yari afite ngo modoka mbaha amakuru yego amakuru hari hapfuye umupasitoro witwa Canisius batagira ngo amakuru nituba tugiye kujyana mu se wa Bikemu na Joel hanyuma kuko bagombaga gutabara cyangwa ari kuri sibyo hanyuma kuri hoteli bajya kuri hoteli ku kibuye haraye abantu batari hasi y'10-20 reka mbikubwire sibyo reka mbikubwire Korode aho yaraye harahari Mutesi wo bararanye w'umumama arahari Korode avuga ko ibyo ku kibuye si ibanga Mutesi urashaka kwerekana ahantu hari timu y'abantu bagiye gushingura Mutesi yiri warira icyo Korode ashaka kwerekana ni ikihe ni hoteli baraye uvuye Kigali arira reka mbivuga ariko nkufite vabu bundi urashaka icyo ubundi ariko nge nagiserira reka mbabwire niba ari ibintu mushaka murabibona turabibona nyine nimundusha kuvuga ndava kuri devayi ujehe none ujehe Mutesi yavuye Kigali arira arizwa niki arira ni inshuti ya Pasiteri Canisius ni inshuti ya Bikemu Mutesi ni inshuti ya Joel akadasohoka nabavandimwe Mutesi yari yabuze umubyeyi
rwose witwa Kaniziyusi natwe twese twari Mutesava hanarira namwe mwari murira amarira yarize kwirimbi murayazi ageze kwirimbi babonye bwije bajya gucumbika Apostle wasengaye kwa makuru ko nari impari bafashe icyumba cyo kurara uyu mutipe uvuga ngo arabizi ku Kibuye arashaka kwerekana ko habaye ibyaha bagiye gushingura no oya reka nkubwire ukuntu byagenze Mutesi suwo nzi aho Pastor Mutesi nzi ntabwo ari uwo Mutesi ntabwo ari uwo ngo ntabwo ari uwo ahubwo nareke ahubwo ndamuhamagara no kuri The Vibe Pastor Claude arazana kuri The Vibe avuga ibyo bintu ibyo yarashatse kuvuga ase kutabimaje ukajya kumutenga gusa inde kutamaje mbaye mwanza gutenga umuntu ukazamuhamagara noneho nkutenze yagabanyije umuvuduko kuko ukuntu byagenze baturutse hano i Kigali baza bagombaga kuza ikamembe nibyo nubwo mu bice inyuma mwagira ngo simbizi amakuru mbanya afite baje cyane mbafite amakuru baje mu modoka imwe mu imodoka imwe harimo ntari buvuge kubera impamvu z'umutekano wabo ariko ndavuga bo wavuze abo batimamu ba Claude na Mutesi n'aba Faraswa na Pastor Faraswa imodoka yaje no kubapfiraho mu nzira yego bahagera mu masaha y'umugoroba bitinze kuko muri Kamembe ni kuri amasaha yo kwagenda ni menshi cyane ntabwo nubwo baraye ku kigo nabo bigize barara ahubwo baraye hariya za Kamembe ahantu hafi n'amazi ibintu byabaye rero amakuru Claude yavanyeyo yaje avuga amakuru y'abanywa inzoga yaje avuga amakuru y'abagize gute ngo yabararanye ariko Mutesi rigize amuvuga ku munaranye n'undi mugabo Claude yaje avuga amakuru y'abararanye n'abantu ariko niyo nabivuge pasi ntabwo yivuga Mutesi nabivuge sibyo dufite abapagani bitirirwa izina ry'Uwiteka urugero dufite abapagani bitirirwa izina urugero inzoga baragotomera abagore abagore bararongora dufite abapagani ibyo nabyo njye mbivuga mfite abapagani kandi ni ingaruka hano nkakora urutonde rw'abapagani nzarugufasha nzarugufasha inde utinye kubavuga kuki udahereye kuri abo uvuga Claude yaje avuga banyweye inzoga oya kuko ari wowe wavuze nje sinababonye ariko wazabivugira ariko mu bantu yavuze ko bagize ABCD ntabwo yigeze avuga Mutesi ntabwo yamuvuze Mutesi nk'umugore uza Maria Mutesi yariraga kwirinda kuko Mutesi erega ari no pastor bari imbere inde bari imbere kuko Mutesi yari umwe mu pastor bari imbere kuko hari ahantu yaraye abakristo baho baramuzi abantu basereva baramuzi Mutesi yiri warira kwirinda abanywe ndabasaba niba bazi abandi byo Claude abatse amateka wese bo ntibari babazi reka twikomereze na byamwe tubyo tusabigana turi kumwe bon Apostle rero navuze ko ari ibibazo byinshi mfite nshaka kukubaza cyane ariko icyo kibaye umucyo yego icyo kiri mucyo yavuze ngo muri hoteli nta bihari kuko twaganiriye abantu bose baraye muri iyo timu harimo abagore harimo abaki abashyitsi bose bagiye ariko hari abisobekeranye kuri hoteli bararyama hari abisobekeranya ahantu gutyo oyabo ntabo ari kuri mu biki ntabo tuzi ntabasambanye kamera z'Imana zarabarebaga ariko izatu zari zagiye gutabara twari turi muri ibyo ubwo niba hari abisobekeranyije uwa mbere ni wowe sinari impari ariko ubundi wowe uracyakijijwe nigize mba mugakiza ubundi wowe uracyakijijwe ndakijijwe kandi ndanabihamya mpamya Yesu wowe umwami n'umukiza nawe waraguye ntabwo nigeze ngo narimwe abakristo muri ADPR bambara amashenete nkayo wambaye uyu ni umusaraba ntabwo no mu ADPR abakristo bambara amashenete ntabwo no umukristo wa ADPR abakristo batereka ubwanwa nk'ubwo watereka nje nta n'ubwanwa ngira we mwaraguye mwamenye nta bwanwa ngira do abantu banzi baranzi nta bwanwa ngira ntiburamera misozi musenga mujya mu butayi musenga muje mushinga YouTube muragwa mu abapagani uyu si umusaraba wa Yesu nambaye ni umusaraba nyine barawambara ko bawutwara mu mutima ati hano ni kuri The Vibe TV none se reka kuko ndashaka nakuzaniye uyu mugabo abantu benshi bagiye babihuza bavuga yuko uyu muntu bitwa Theo waba ufite ikibazo gikomeye cyane bijyanye n'ibyo yaguhanuriye bijyanye n'ibyo ahanura bijyanye nawe nakanya yize kujya kubazwa ibyo yavuzwe Imana ikamuhanuzi nanjye ndabizi ko ahanura ndamwemera nk'umuhungu wanjye avuga ati umusaza yarantoje mu gakinjiro ati yarantoje uburyo basengera mu munyinya no mu biti ntabwo wahakana intore watoje yego
ariko nanone ubuhanuzi bwiwe uranenga iki uratera ubwoba abantu urugero niko urugero ntabwo wajya uhanura ibintu bidatera abantu ubwoba none se nk'umubyeyi wigeze ubona avuga ati barararati karabaye none se azavuge ngo amahoro kandi nta mahoro ahari urakoze kuba umbajije iki kibazo ukakimbaza ndi umwana uri umubyeyi aka kanya mu rugo rwawe nemerewe kwakira abashyitsi mu ngana kandi uhari ubwo ni nko kumbwira ngo kuki atari jya uba wahanuye oya ni nko kukubaza ngo ese njyewe Theogene Nibishaka umuhanuzi watojwe na Harerimana Apostle Joseph Yongwe nubaha aka kanya njye ngira ikigega iwanjye mfite kontineri mbikamo ubuhanuzi ariko birabaga umwuka ugengwa na nyirawo mama shenge umwuka ugengwa na nyirawo hanyuma mu gakinjiro uterura urenza giriyaje usaka abantu mu ngutiye ibyo bakenyereyeho hanyuma uwo mwuka wari bwoko ki uwo mwuka nyine habaga haje mu rusengero abantu gusenga baje kuronga iteraniro nkababona nababona uzara umunsi niyane kiriya cyurumva atahagaze kuri kamera ndi kumubwira ngo yaraguye ntabwo nigeze ngo utaneza abantu apotre we sinaguye reka tuganire ahubwo wowe waraguye ndaje nkubwira ukuntu waguye wowe apotre nkubwira ibyaha bitatu nutihana bizatuma utajya mu ijuru none ore oya nje simwe nkubwira ibyaha byanjye uhanurire oya ngiye mvuga ibintu bitatu ugomba kwiha ibyo nibyo waba wivugiye ntabwo ko aba ari ukuri uriya nibwo wamuhanura hari abantu babaye akabarore nubwo wabahanurira n'ibibafata rero igisubizo kiravuga ngo ntabwo Theogene ari njyewe ugena ibyo mpanura cyane ko nta kontineri yabyo ngira nta kigega cy'ubuhanuzi ngira mu nzu mbamo rwose ahubwo nk'umutambyi watubwira Mikaya yari muhanuzi iki cyangwa Yeremiya cyangwa Yesaya subiza nukuvuga ngo ubuhanuzi subiza ni Mikaya ni Yeremiya hanyuma jewe mfite ubuhanuzi Ezekiel bagu Imana izabasiga amazira ntoke n'ibindi jewe rero urumva kubera ko maze gusaza jewe ndi Yesaya ndahanura ngo hagoramye hazagororoka mu gikombe mbaka hazadutubiza amasoko ibipfuye bizazuka Yerusalemu hazaboneka umweru ibintu bizerera igihe nkanura nka Zakariya ngo imvura igiye kuzagwa mu butayu amashu n'imboga na nyirasogereza byeri we rero uri Yeremiya urabwa ati ndapfuye karabaye nimutihana nyine murapfuye none se babwira iki nimutihana nibatihana bizagende gute bazarimbuka nibatihana bazarimbuka sibyo se none se Theo niki wakora nk'umuntu ufite impano y'ubuhanuzi kugira ngo ubuhanuzi bwawe butandukane nubwo abatwika muri social media ahubwo mbareza Kristo oya no kamemu umwubwo butumwa cyambere ugomba kubaka nyine bazamu ubutumwa uyu munsi amahirwe mfite n'ubwa mbere kuva mbayeho nicaranye na Apostle jewe nifuza ariko ubu sa Apostle kano kanya sa Apostle ubu no the vibe ubu nyine n'ubwa mbere mu mateka niswe jewe wicaranye na Apostle ahubwo nka Apostle wari ukwiriye nibyo ngiye gukora kumbwirira Imana uti wa mana we rero nawe ufite ingeso yo guha umwana ungana utya ibintu Imana ngo ifite ingeso ni urugero nyine aha naje kwiga Imana ifite ingeso z'urukundo yo kuma ifite ingeso imwe yo gukunda abari mwisi iyo yonyine niyo gutanga byose igatanga n'umwana n'urwo rukundo niyo kwisinziriza mu bwato ngo irebe ko abantu bafite kwizera noneho rero ubwo nagize umugisha wo kuba ndi kumwe na Apotre burira ujya kuba Apotre Imana yarabite apana bya bindi abantu bari gushugurika hano hanze Theo jewe icyambere mbona utavunitse yego sibyo ufite impano y'ubuhanuzi genda byemera yego sibyo ufite impano y'ubuhanuzi kandi impano y'ubuhanuzi ndakuzi mu gakinjiro usa nabi sibyo ndakuzi mu gakinjiro usa nabi ndakuzi na Kabeza nsengera mu giti nawe uri kumwe n'amatsinda uri gusenga cyane cyane ukeretse abigiza nkana namwe bajya bahakana ko nabimitse muri iki kibuga muri generation iriho yaba bagabo ubona bakomeye bari guhanura bashinze amatorero generation iriho n'abantu banyigiyeho rwose n'abantu banyigiyeho kuyobora amateraniro guhanura gusengera mu butayu nanjye ndabizi neza ikigaragara rero nuko Theo afite impano y'ubuhanuzi ariko ukagira ingorane ebyiri nubwo ubwira Mutesi kwirinda
nanjye ndakubwira kwirinda rwose. umunsi umwe urahanura ibintu bikaba ibitangaza bikaba Abanyarwanda bakeneye kumva icyo uvuga, undi munsi tukumva marikodi abantu bagufashe agiye atandukanye agusebya azimya amavuta yawe akugira. Wowe ni izihe ngamba washyiraho zatuma umuntu wese wamaze kubona yuko uri umukozi w'Imana urwego rumwe ko yaguye yamenye amavuta z'uburyo batakongera kukumenyera? Niba uri umuhanuzi koko uri guhanura uko abantu barwaye mutesi, mba numva ariko abantu bakurwaye. Byaragaragaye abazana amaudio yawe, byaragaragaye abagutega mitego, byaragaragaye abamamaza inkuru yawe, urarwara indwara wayiganira n'umugabo mugenzi wawe akahindura komedi, akazi kaba komedi ngo wa muhanuzi rw'Imana yamuteje ibibembe ngo nari nabimubwiye kandi nari nabimubwiye. Icyo ni ikibazo. Icya kabiri nanone urahura n'ikibazo runaka kijyanye n'umuryango cyangwa se urushako, babandi waganirije abagabo bagenzi bawe bakabihindura saka. Waba abantu bagenda bagusebya cyangwa bica izina ryawe muri showbiz kandi kufite nawe ufite YouTube nubwo ubuhanura ariko ibiganiro nawe bijya kwihema ryera ryabera ukaburi kubaka yacanu kandi ejo yaba n'umurage wazaraga umuhungu wawe. Kubwira Mutesi ingamba wabubona yuko nawe ahubwo uri umwe na Mutesi ukwiriye gushyiraho ingamba? Okay, urakoze. Namaze gusobanukirwa igiti nsitaraho aho giteye, nigira inama yo kukirandura imizi. ntacyo size inyuma, ntacyo nsize inyuma. Narabikoze, wanacumuje, wanabangamiye ABCD kugera ku rwego ko birimo birampinda intambwe kugera kuri The Vibe. Ntago ari ibintu umuntu wari wese atoragura. Ubundi kwicarana na Apostle mu kiganiro gutya biba bivuze urundi rwego. Nejo hari abankozeho inkuru bansebya, twasangiye amata, bona imfunguzo z'icyumba cyanjye, bampamagara ngo barebe ko mbitaba. No, ndashimira Kristo uri muri nge ko atanyemerera kongera guterana amagambo n'aba YouTuber. Ari nayo mpamvu umunsi w'ejo nakoze ikiganiro ku Iriba ry'Abera TV no ku Manuro TV ko izina Mutesi mu kanwa kanjye hari icyiza cyabayeho cyangwa ikibi. Icyiza cyabaye nzaserebura, ariko ikibi cyamubayeho cyane ko niyo mpamvu nyine ntago mbishaka. Ingamba nafashe rero nizo kwitandukanya n'iyo mishibuka, utwo dutego, utwo tuntu nk'utwo twose. Imana izabinshoboze kandi amen. Amen. Muri urwo rwego Theo, bigaragara yuko hano mu kibuga cya showbiz mu by'ukuri ugaragara kuri kamera nyinshi nk'umuhanuzi, kandi nanjye nemera kuri umuhanuzi, nabyemeye. Amavuta kure ariko akurane n'ubwenge kandi akurane. Mu kibuga dufite abanzi baturwanya, mu kibuga dufite abashaka kudufungisha, baruzuye. Mu kibuga kirimo amarozi y'abarugana, mu kibuga kirimo abarepotinga ibyo twavuze, mu kibuga harimo abakatu duce mu byo twavuze kutugarura bikaba intambara. Ni byiza ko abantu bagira, buri muntu wese agira ubwenge. Avuga ngo rero twanakwibutsa yuko impano yawe ishobora kugutunga kuko isi yose irayikeneye. Isi yose ikeneye umuhanuzi. Abami, ibikomangoma, abakomeye, abatambyi, aboroheje bose bakeneye umuhanuzi. Ariko rimwe na rimwe usanga tubyinjiramo isi kadukubita hanyuma tugasa nkaho dusubiye inyuma tukinjira mu bindi. Tewo, murabizi ko twakoreye Imana mu buryo butandukanye. Ninabwira abantu niba nicaye kuri The Vibe hari icyo nanze. Je nafungiwe gusaba amaturo. Sibyo? Kwizeza abantu ngo kwizeza abantu bitangaza ngambiriye kubatwara amaturo. Icyaha naragihaniwe cyararangiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo wafungiwe icyaha ntugihakana, uracemera cyane cyane ko nagisabiye n'imbabazi. Ariko ndavuga ngo njewe niba insengero zihagaze ntabwo nzirirwa ndyamye.
ndi umugabo mfite abana biga ntangarasi yo ku munsi mfite ibyo gukora mfite ikigo cy'itangazamakuru kirakura kirimo na The Vibe sinshoboye gusoma amakuru hari abayasoma sinshoboye gusara inkuru mu baturage hari abakozi icyo nshoboye ni ukwicara kuri The Vibe nkakora ibiganiro ariko nanone bidasebya abantu rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba ku musozi mubi si gitangaza ko musozi ari kuri biruhanya ashobora kuba ari biruhanya ari kuri gorogota biruhanya araruhanwa n'intambara yo kugira ngo asohoke mu myaka yibanye abone umugabo ufatika biruhanya ararwana no kugira ngo intambara arimo zirangire muri biruhanya ararwana no kugira ngo asoze ibyago arimo cyangwa se ingorane arimo kandi umuntu ari kuri uwo musozi awukoreramo ibicumuro byinshi cyane tunibutsa abantu ko Mutesi ntabwo ari marayika ariko nawe yaravuze ngo agasozi kamwe nikakwanga uzajye ku kandi Mutesi ntabwo ari marayika ni marayika se gute nanjye sindi marayika Mutesi rwose aracumura nk'uko abandi bacumura ariko Mutesi si umunyabyaha uruta abanyabyaha bari hano Mutesi si n'ikiganiro abantu baganiriraho kuko hari ubuhamya dore ko natwe wabihamya ahamya ko Mutesi ari umuntu wagize umumaro muri sosiyete ndetse no ku buzima bwiwe n'uyu munsi niyumvisha yuko rero ikibazo kiba kiri mu biganiro dukora hari abantu bafite ishyari ashobora kubona Theo yambaye irikote akavuga ati reka nzimye Theo kubera ishyari ry'irikote murabizi nyitangira ibiganiro muzi intambara yabaye ngo Yongwe akodesha amakote ngo Yongwe akodesha amakote ariko se ya makote nakodeshaga ko mbona ashaje buriya ndacyayakodesha umuntu naza kuri social media akabeshya tunarindire ko azajya kwihana umuntu nahanura ibinyoma turindire ko azagaruka akavuga ati ibyo nahanuye ni ibinyoma kandi nubona umuntu atagarutse ngo yihane ibyo yavuze muzajye menya ko nta mwuka w'Imana urimo rero icyo navuze no mu kiganiro kibanziriza iki ngiki Theo nk'umwanuzi nabwiye abantu ko hari abantu bakwiriye abantu bumva ihema ryera bakumva impanuro TV bakumva na The Vibe n'izindi cano zizaza hano hari abantu badakwiriye hari abantu mudakwiriye gukurikira ngo mugwe rwose kuko bamenye amavuta byararashaje bataye umusaraba bataye ibyiringiro bamenye ibanga rya Kristo baraguye babaye ibihomora n'intama zavuye mu rwuri bamenye ibanga ry'Imana aburo mu bahanuzi barimo kandi kumenya ibanga n'igitutsi kumera nka Theo mu bavuga butumwa barimo bashaka kumera nka naka mu bapasteri barimo bita pasteri bagaheka ingobyi ariko umwana yarapfuye kera abo rero nshuti za The Vibe nshuti zihema ryera iriba ry'abera bibagusha iriba ry'abera pasi duri kuri The Vibe twitegura gusoza ndashaka ko kugira ngo tusoze kuri kino kintu Apostle urabona amakuru ari hano hanze nuko hari abandi ba pasteri benshi bari gufungwa uyu mugabo yaranabihanuye ejo bundi turi kumwe yaravuze ngo hari abandi ba pasteri bakomeye bagiye gufungwa none turi mu kino kiganiro amakuru ndi kwakira turuka kuri antene nuko hari umupasteri umwe simuvuze izina ukomeye umaze iminsi nawe ari muri saga avuga ngo ajyanye abantu za kuzimu abantu baraza kubikurikira yuko nawe yabamaze gufungwa so nabwo rero confirme ariko abantu byanga byemera baraza kubibona ndashaka kugira ngo tuvuge kuri kino kintu aba ba pastor aba bahanuzi biraza kugenda gute kugira ngo bataza kugongana na Libira hangaha iri tayari ishaka abakiriya ubundi twe Libira yabakwita umukiriya wanjye araje turabakiriya baribu uyu munsi wa none biraza kugenda gute kugira ngo bikorwe neza kandi umurimo w'Imana utaza kudindira ndetse n'umukozi w'Imana uzatungwa n'intama nawe ataza kubarwa nk'umunyabyaha jewe icyo numva nuko leta ihanze amaso mu gushyira amadini n'amatorero ku murongo gushyira amadini n'amatorero ku murongo ntugire ngo ni ugushyira insengero ku murongo ni ukuvuga ngo senya urusengero cyangwa uru ntirukwiriye hari no gushyira abakorera muri izo nsengero ku murongo rwose insengero bazishyize ku murongo ziragabanuka hanyuma hagiye gukorwa ikindi gushyira ba nyiri insengero ku murongo hari ugushyiraho ya mikorere y'ibijyanye n'amafaranga n'abakozi
hari no kureba ibyo bavuga ni ibiki byunguye sosiyete iki bimaze iki. Kuba rero uyu pasiteri yafungwa bazafungwa nanjye ndahamya ko bazafungwa kuko abenshi bagize imikorere mibi birasaba ko umuntu rero wese agomba kwirinda mu byo akora. Igihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza abantu bakontorora byose. Nubeshya abantu bazakubaza kucyubeshya, nusebya abantu bazakubaza kukusebya. Niba kumvaho ibintu bibazagwa ngo ibyo tukumvaho ni ibiki, baguhamagare bumve. Inzego zirakora kandi kuba inzego zikora zigakurikirana simbibona nk'ikibazo, bona nk'ibintu biza gutuma umuntu wese abakerere akaba smart, bapastor babe smart, abahanuzi baraba smart, YouTube mukora inkuru, mwagoreye ubugororangingo, nicare kuri The Vibe ndi kuvuga ibyo nzasubiramo hanyuma abantu batekana. Nta muntu rero ukomeye utafungwa yisha itegeko, kuko itegeko rireba uwo mu cyaro rireba n'uwo mu mujyi. Itegeko rireba umukristo rireba na bishop. Ribu rero n'urwego rugenza ibyaha baraguhamagara, nanjye bampamagaye n'undi bamuhamagare. Yego, icyo dusabwa ni ukwirinda kwica amategeko mu byo dukora. Theo, dusoza ndashaka ko ushyira umucyo kuri kino kintu. Wasuye The Vibe na Yongwe TV, turi no muri studio za The Vibe n'iza Yongwe nazo bazigezemo. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe kandi ngiye ngo tunagisorezeho cyane, ushyira umucyo kuri kino kintu. Hari abantu nabonye batanga commentaire nyinshi cyane bari kunenga ati Apostle Yongwe ibintu nagombye kubikora gutya. Uri Apostle, uri ntumwagombye kuvuza ukigisha ijambo ry'Imana, ukavuga by'abera, ukavuga ibyanditswe byera, ukabwiriza abantu agakiza, ati ibintu urimo ntago ari byo. Yongwe akababwira ati ngiyewe mba ndi gushaka umugati w'abana, ni ntakora ibi ngibi kuko hari ibyo nabujijwe gukora. Abana baziga gute? Niba umwana yarigaga kuko nakiye ituro, niba byaragenda gute? Ni ntakora biraza kugenda gute? Ndashaka ngo ushyire umucyo kuri kino kintu. Wowe bino bintu urabibona gute? Apostle ko afata kanya nk'akakaza kuri The Vibe agatanga vibes ziwe zose, agatanga makuru, abantu bakishima, abantu bagaseka, akabyita comedy. Nimugoro bakajya ku ijoro ry'ubuhanuzi kuri The Vibe n'ubundi na Yongwe TV live abari guhera saa 4 kugera mu masaa 6 y'ijoro. Ndashaka kugira ngo tumenye ngo wowe ubibona gute, abantu bavuga ibyo ngibyo wababwira iki muri rusange? Aka kanya Apostle Yongwe ntago ari uruhinja ruri mu kibuga cya YouTube. The Vibe TV. The Vibe TV ni uzi icyo imumariye. Uwandika commentaire ngo amubwirize ntago biri connected n'icyo The Vibe imaze mu rugo kwa Yongwe. Sinzi ikinyarwanda ndi bukoreshe, uwikomanga mu gatuza abasubira inyuma, ariko uwikubita mu bitugu abajya imbere. Ndakubwiza ukuri. Songa mbere Apostle. Okay, urakoze. Nta kintu ufite uzakora ngo abantu bakome yombi, bakome mu mashyi. Nta nicyo uzareka ngo abantu bakome yombi. Courage. Theo, hari ikintu dushobora gusobanura gitoya. Yego. Twebwe dufite ikigo cy'itangazamakuru, mbamo nk'umukozi wa Yongwe TV, nkabamo n'umukozi wa The Vibe TV. Jewe ndi umukozi muri Yongwe Media, nkaba n'umukozi muri The Vibe. Yego. The Vibe ni departement imwe muri Yongwe TV. Department. Yongwe TV ni ikigo cy'itangazamakuru. Dukora inkuru z'ubuvugizi bw'abaturage, dukora amakuru mu baturage byinshi cyane, dukora ibiganiro, televiziyo icaho amafilimi, televiziyo icaho amalive ya gospel, ya sekira, twakira abastari mu mafilimi, twakira abantu batandukanye, dukora ibiganiro by'ubuvugizi, dutanga showbiz mu buryo butandukanye, dutanga ibiganiro by'amalive bya gospel ni televiziyo. Tujya gusaba license ya Yongwe TV, ntabwo twasabye license ya gospel. Twashatse kubaka ikigo abantu bose bibonamo. Ukeneye umuziki akawubona, ukeneye kumva inkera ku wa gatandatu no ku cyumweru akumva igitaramo, ukeneye kumva imigani tugira mu gitondo ku cyumweru no saa 3 saa 1 saa 2 no ku wa gatandatu akareba akumva imigani y'abana. Nicyo kigo twubatse.
nge rero nyobora ishami rya The Vibe televiziyo ifite umuyobozi uyiyobora, nge nyobora ishami rya The Vibe kandi nanjye ntanga raporo ku muyobozi wa televiziyo y'ibyo nakoze. Niyo mpamvu ibiganiro ndi gukora ntawe bizagusha, byubahirije amategeko. Dufite n'umukozi ushinzwe gukontorora ibiganiro mbere y'uko bishyirwa kuri channel yacu ya The Vibe. Reka tubabwire ngo rero uvuze neza, nta kintu umuntu uzakora bigukomere mu mashyi. Wanga gukora inkweto zigacika ugasubira inyuma, wakena bakavuga ngo ni ibihano by'Imana, Imana yaraguciye. Ariko iyo ukoze baragutuka, ejo bakakwita bosi, ukabaremera, ukabaha umugati. Reka mbabwire rero, mbabwire ko kazi ni kazi, ni umuryango winjira mu kazi rya Nyarugenge. Yes. Utamu wa kazi ni pesa. Watamu wa kazi ni pesa. Uhinga mukwe Ntasiga. Hano nahacuro turi kubaka, hari abazaraga abana babo ibipangu bafite, hari abazaraga abana babo amakamyo bafite, ariko twebwe tuzaraga abana bacu iyi The Vibe twicayemo n'ibindi turi kubaka. Isi irihuta, dukore cyane tubwirana ngo The Vibe TV. Inshuti za The Vibe TV rero abantu bari badukurikira, reka tubashimire cyane. Gato kunkura ku murongo, reka mbashimire cyane. Ariko nanibaje ikibazo gitoya, ese byaba ari muri bya bihe tuvuga ngo ijambo ry'Imana rizaba rikeya? Ni byahishuwe, tuzabigaruka mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Amos bice bitano bago hazaba hinza rero gushaka ijambo ry'Imana. Abantu bazashaka ijambo ry'Imana bari bure. Ubu si byo turimo isaa 4 za nijoro kugeza saa 5 za nijoro, tuba dufite umugoroba w'ubuhanuzi w'ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose nibaho, ukavuga ijambo ry'Imana. Ukeneye ibi biganiro nkura bitakuryoheye, ujya live ya The Vibe, dufite ibyigisho byinshi cyane, ugakurikira ijambo ry'Imana. Dusoze dukangurira abakristo bafungiye insengero ko bagomba kwitabira amateraniro, bakajya mu nsengero zibegereye. Imana ishobora byose bamugisha. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byo muri studio ya The Vibe TV. Turabakunda. Imana ibarinde. Bye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.